birumvikana kugeza amagingo aya haracyagaragaramo icyuho kikigaragaramo uraza gusanga wenda bavuye i Doha muri Qatar ukajya kumva ngo Blackwater zatejemo nk'ubu nahoze numva ko hapfuye mwenye. Iyo ni breaking news. Ziri kugwanganira he nande? Zaguye muri Sud Kivu. Zigonganye na M23 n'intare za Sarambwe. Bazimokesheje. Yego. Kugeza amagingo nshingiye ku byo ndi kubona n'amaso yanjye. N'ibyo ndi kumva mu binyamakuru bitandukanye. Biragoye kugira icyo twitega. Abaturage barimo hariya bamwe muri bo abenshi ni abantu ba Kabila. Bari abasirikare ubona babi Kinshasa, bari aba special bambara ingofero zijya kuba meruni. Bariya bose ni abantu bumva Kabila. Kabila rero kuba ari hariya bashobora no kureka M23 yawegera bakaroba wifatira bakavuga isetiva mu wiruke byakomeye. Buri uko no kubwamo butariko batafasha uramugi. Baramubwira ati hunga byakomeye abana bari kuza bivanyemo n'abandi bagenda bashakira. Simpamya ko kumufata amateko by'abari ibintu byoroshye. Burya president wa president hava akagera. Kumurasa ko nibyo byakoroha cyane. Yego amahoro y'Imana bane nawe ukunda One Nation Radio nawe munyarwanda wese waba uba mu Rwanda ndetse no hanze. Iyi ni One Nation Radio Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Ndabashimira cyane uko muri, ariko nshimira cyane byimazeyo abakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yacu kugira ngo bajye babona amakuru ya nyayo yihuse kandi bakayabonera ku gihe. Uyu munsi nk'ibisanzwe tukunze kuganira ku ngingo zitandukanye, ariko twifashisha abasesenguzi badufasha kubyumva mu buryo burenze ubwacu kugira ngo tubashe kugira imyumvire itandukanye niyo twari dufite, cyane cyane ku bibazo bitandukanye tuba twateguye. Uyu munsi ndi kumwe na Innocent Habumugisha, ni umusesenguzi w'umuhanga tubana hano kuri One Nation Radio. Innocent, karibu cyane nanone. Urakoze cyane Abdul, ndagusuhuje cyane, ndasuhuza mucambuzi wacu, ndasuhuza abakunzi ba One Nation aho baherereye hose, baba ari hano ku mugabane wa Afurika, hakurya y'amazi magari, hakurya y'inyanja, mu mugabane wa Amerika, muri Canada, mu Burayi, Australia, Aziya. Ndabasuhuje cyane byimazeyo kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyiza tugiye. Usigaye ufite tabia itari nziza, usigaye ufite tabia yo kuduca ku ruhande njye na mucambuzi. Tuba turi kumwe izuba ry'Ikigali ryadukubise, aba diaspora bagakanda akanyenyeri ukatwibagirwa nkaho utatuzi. Ngiyo washyire muri comment nimba rukanda kandi warashyizemo bagakanda amakuru nyazi. Reka ntibakanda, reka nimba yarayobye ubwo indege yarayobye. Ako bibaho nabyo cyane. Nyemerera tuganire tutinde cyane muri ibyo ngibyo gusaba diaspora barajya bakureba rwose bakande kuko irizuba irizuba kuvanga ukagenda kwicara quelque part ugafata kuyo bita flow ukarefreshinga mind, ugafata ka flow keza ukakagutumira. Okay, I see. So nyemerera tuganire cyane twibanda ku biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amasezerano yasinywe niyo nkunze guheraho yo guhagarika intambara, amasezerano y'agahenge, ariko dukunze kubona impande zombi zivuga ko agahenge kahagaze, agahenge kishwe, agahenge nako kahagaze, bakavuga ati habaye violation y'agahenge. Hari itangazo ryagiye agaragara mu ntangiriro z'icyumweru rishyizweho umukono na M23 AFC 23 bashinja Kinshasa kugota ndetse no gutegura intambara isesuye ku bice bifitwe na M23. Turaje tubigarukeho, twinjire kuri quartier kwikaritsiye. Itangazo wararibonye mukandaje ndisome, tugire tunamanuka buri gace nk'uko bakavuze, turebe n'ikiri kuko bari kuvuga ko ari movement ikomeye cyane ya Kinshasa, za Uvira, za Kindu n'ahandi, ku buryo bari kugota cyane ibice bifitwe na M23. Abatangazo nk'aya mu bihe nk'ibi, mu gihe hari amasezerano yasinywe, amasezerano Trump ari kwigamba ahantu hose agiye avuga ko
yarangije ibibazo byari bimaze imyaka mirongo, avuga ibyo yagiye arangiza iminsi mike, cyane cyane icyo ari kwigamba ni iki kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bya Katari birahari, hari n'ibihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko turi kubona amatangazo acicikana avuga ko habayeho ukwica agahenge. Amatangazo nk'aya bavuze iki mu bihe nk'ibi? Urakoze cyane. Ariya matangazo buriya ahanini igihe nayavuga nk'amacenga, kuko ntabwo umuntu yatangira arasa atabanje gutabaza cyangwa gutanga abagabo, kandi azi neza ko hari amasezerano. Burya aho abagabo basezeraniye niho bagenda gute, niho bahurira. Bagiye i Katari, yaba ari ku ihuriro rya AFC M23 ndetse na leta ya Kongo, babanza gusinya, nta nubwo basinye amasezerano by the way, basinye amahame aganisha noneho ku masezerano y'amahoro. Bimwe mu byo basinye muri ayo mahame hari ibyo batari babasha kumvikanaho, harimo icyo M23 yasabye ndetse n'ibyo leta ya Kongo yasabye. Ariko ibyo byose nubwo babikoze, n'ubundi ntihari hakorwa icyo nakwita ceasefire, wenda ngo bavuge ngo byibura intambwe ya mbere duteye niyo gusinya aya mahame, ariko noneho duteye n'intambwe yo kuvuga ngo n'iyi ntambara tubaye tuyihagaritse. Kudahagarika intambara rero bivuga byinshi cyane. Kimwe mu byo bivuga ni uko kudahagarika intambara bigaragaza ko ku mpande zombi nta cyizere cyari cyazamo mu byo twumvikanye, wenda ngo tubishyire mu bikorwa. Kongo irasaba ihuriro AFC M23 kurekura uduce yafashe, harimo n'umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, bagasubira aho bavuye muri Sabyinyo, hanyuma bakagira ibyo bumvikana. M23 nayo irasaba Kongo kurekura abantu ngo bafunze 700 barenga. Umuntu yakwibaza ngo 700 M23 yabwiwe n'iki? Ese bafite icyitso muri leta ya Kongo? Ese babahaye update? Ntawamenya. Na Kongo iyo ntibikozwe. Abantu bawe wabuze wabo bazi, none se ubu noneho ufite mwe none ufunze, oya biragoye kuba wamenya ngo bafashe abantu 700. Nanjye icyo ndakibaza cyane, kuko hari abantu bafatwa bazira ko ari intasi, ibyitso. Hari n'abahita bapfa ku kanya. Kurumva hari abantu baripotinga, kuko aho bafungiye nta muntu wo muri M23 winjiramo. So nimba barafashe 700, we don't even know nimba bakiriho, bashobora kuba babirabishe bose. Hashobora kuba bapfuye mu birasigaye 698, hashobora kuba bapfuye mu ijana asigaye 600. Iyo mibare rero ntawamenya aho M23 ikura. Icyo kintu kiba gikomeye, ntitukakirengeho gutyo. None se mu ntambara yo kubohora igihugu, inkotanyi ntabwo zasabaga leta ya Habyarimana abantu bagomba kurekura, ntabwo ko amasezerano ya Nsere ntabwo afite urutonde rw'abantu barekura. Ntekereza ko abantu wabuze ububazi, niyo ufite umuntu uri gutata ku bwawe afite ukuntu aripotinga, iyo ataripotinze ubizi ko atari mu ntabwo nahakanye ko abantu bafashwa bubazi. Ngiye icyo mpakara ni ukumbwira ngo wamenye umubare uri specific, kuko hari n'abafatwa mutazi, cyane cyane iyo ugiye gutanga urugero rwo mu Rwanda, hari abafatwaga bazira amazuru, kuba gusa afite izuru yarayavuye i Butare akaza kurara i Kigali batamuzi, batuye avuye i Bugande, bagahita bamujyana. Ni icyitso. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri utakwirengagiza ni uko buriya muri leta ya Kongo abo bafataga bose babavanaga i Goma bakabajyana Kinshasa. Abafatiwe Bukavu nuko, hari n'abafatiwe za Lubumbashi, hari n'abafatiwe za Karemi. Abo bantu bose bagiye bajyana mu Kinshasa. Rero niho umuntu ari kwemera ngo nawe ntiwabinyumvisha kuvuga ngo muri Mabuso bitsemo abantu 700 bazize ko bagiye banekera M23 mu bihe bitandukanye, cyangwa babiteranyije, cyangwa se mu bagiye nta numwe banishemo. Niyo M23 yabize ko batwaye 700, ntabwo wasobanura ko nta numwe wabapfuyemo. Azize wenda inkoni, ko bakubitiye babafasha abantu nk'abariya, kugira ngo bashyire mu miyaga. So rero ntekereza ko icyo nende kubwira, ibyo bari gusaba n'ibyo ari kumvikana kugeza amagingo aya haracyagaragaramo icyuho. Icyuho kigaragaramo, uraza gusanga wenda bavuye i Doha muri Katari, ukajya kumva ngo Black Water zatejemo. Nk'ubu nahoze numva ko hapfuye mwenye. Iyo ni breaking news. Ziri kugwanganira he nande? Zaguye muri Sud Kivu. Zigonganye na M23 n'intare za Sarambwe. Bazimokesheje. Yego. Zarenye numva renye cyangwa 5 muri abazungu. Urumva ko ubwabyo kuba amasezerano ari muri pipeline ari gutegurwa, ariko intambara igakomeza, ubwabyo bikoreka ko leta ya Kongo itari yagira gute, yari yatekereza ku masezerano, iracyatekereza intambara.
niyo mpamvu uri kumva ngo iri kugenda irunda abasirikare ahantu hatandukanye, ngiyo za Kindu, ngiyo za Uvira na Warungu, bari bahari no kubayibambuye bayishuje yitwaye. Ubu ni iri control ya Warungu. Warungu wari bayihakanye ejo bundi ndumva bemeye ko bari bayitwaye. Nakubwiye ngo ntibarayitwara ariko ushobora kuza kwitwara. Bayitwaye iri joro kandi twakoze ikiganiro mu cyumweru gishize. Kuwa mbere hagaragaye imodoka z'umusada zari zigiye gufata Warungu za M23. Urumva rero ibyo byose ari M23 iracyarwana, ari Kongo iracyarwana, nari amasezerano ntabwo natinya kubwira ngo nayo ndacyabona nk'ikintu kiri mu imbogamizi zikomeye, aracyari kure yo kugira ngo ashyirwe mu bikorwa. Asobanura tureke leta ya Kinshasa M23 yo bitewe n'icyo ishaka n'icyo yifuza n'imbaraga ifite, aya masezerano yayihaza, yayuzuriza kwifuza kwayo neza nk'uko bishaka, cyangwa nayo hakomeje intambara igakomeza ikigarurira uduce ikashyiraho itegeko rya nyuma, nibyo byayibera, nibyo byayinyura kuruta uko baza kwigenerera mu masezerano ari birometero 10,000 kure yaho bakomeje mu masezerano baba bahomba kuko nta control amasezerano ari guhombya M23 cyane, kuko aramutse kiri kwitabira rero arangiye neza agashyirwa mu bikorwa, hari ibintu byinshi batagiraho control, kuko ntabwo perezida azabaturukamo, perezida w'igihugu hari n'imyanya batazabaha, wenda bakabahiye nyirarureshwa. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya nuko, cyangwa n'abakunzi ba Nation Radio bagomba kumenya nuko M23 kurwana yarwana, ariko Kongo ni igihugu kinini. Kurwana iva i Goma yerekeza Kinshasa ikazagira za Lubumbashi n'ahantu kure cyane. Ntabwo hano hayitwara hasi y'imyaka 2. Imyaka 2 ni igihombo gikomeye, either mu byo kurya, mu bikoresho bya gisirikare n'ibindi, uri inyeshyamba. Urumva rero nta avantage M23 ifite yo gumya kurwana y'avansa. Njye ndiyo naguma ngumye hariya gakeya. Baba bigumiye hariya kugira ngo bajye kuruma icyo batabasha guhekenya neza, bakomeza kwaguka. Cyane urusobanuro cyane kuri aya masezerano, bivuze ngo agahenge hagati ya Kinshasa na M23 uwo ari we wese yakica. Ntekereza ko na Kinshasa n'aya masezerano nayo ntabwo ajya mu ruhande rwayo cyane, kuko arerekana ko hari abandi bantu bafite imbaraga bari ku butaka bwabo kandi bagomba kuhagira ijambo. Uwo ari we wese yakica agahenge cyane, kuko igihe hari ikigaragara, uwo ubashije guca mugenzi we muri humye ahita amukubitira mu kagunira. Niyo mpamvu abonye M23 yabashije guca FARDC muri humye Warungu igahita ikubitira mu kagunira. Ariko kujya gufata Warungu nano bifite icyo bivuze. Buriya M23 birayoroheye sasa no kugota umujyi wa Uvira neza, igahita ihura na Twirwaneho. Guhura na Twirwaneho bavuye Warungu biroroshye, maze noneho umuriro ukakana witi Uvira. M23 ifite gahunda yo kwavansa, kandi bigaragara nose ntigugenda ifata uduce twinshi uri kubibona muri iki cyumweru gusa ubwabyo, kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi kwa gatatu bimaze gufata uduce turenga 4. None se ibi bikorwa bya M23 ivuga byo kwegeranya ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse na ruguru, kandi hari ingendo z'ingabo n'ibikoresho biva mu bice bya Kindu zijya Shabunda muri Kivu y'Epfo, iza Kinshasa zijya Bujumbura mu Burundi, Karemi zijya Uvira hamwe na Kisangani zijya Walikale. Ibi ngibi ni ibintu yavuze ivuga ko rwose ari violation ikomeye cyane y'amasezerano y'amahame yashyizweho umukono. Izi movement za Kinshasa zo zimeze gute? Hari contre attaque twakitega mu gihe M23 ikomeje kugaragara kiri kugaragaza imbaraga? Ese bundi Kinshasa yo iri muri position yo gukora contre attaque mu gihe bigaragara ko hari n'ibice bindi biri gukomeza kwamburwa tabasha no kubirinda? Urakoze. Icyo kibazo numva gifite ibisubizo bibiri n'ubusesenguzi bubiri. Ni ukuvuga ngo izo movement wavuze AFC M23 yavuzeho, kuvuga abajya Uvira bava za Karemi n'abajya Walikale bava za Kisangani, icyo bivuga ni iki? Icyo bivuga ni uko Walikale irugarijwe, that's number 1. So Walikale kuba yugarijwe aka kanya kanone rero, ubundi Walikale iri mu biganza byande. Walikale igipande kimwe kiri mu biganza by'intare za Salamu, ikindi kiri mu biganza bya FARDC. Igice cyugarijwe ni ikihe? Ni kiri mu biganza bya FARDC, ubwo nicyo kigiye gufatwa.
Okay, ni ngo avancement iri kuba ni M23 ubundi igenda ifata, ntabwo ari FARDC iri gushaka kwisubiza n'igice cya M23. yego cyangwa se no kurinda bifite byose birashoboka. Ahubwo icyo ngiye kubwira nuko aho bafite aka kanya umunsi wa none kugira ngo babone umusada waba waturuka Kinshasa bagireho mu buryo buri fasiloma bworoshye, nuko umusada uturuka Ikisangani werekeza Walikale. Niyo mpamvu bahise babisanisha, kuko ni Kisangani niwo mujyi wonyine wagwamo indege ukaba wanakoreshwa mu buryo bushoboka, bakabasha kugera Walikale mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma Kalemi niho bashobora kugeraho. Kalemi nawo ni umujyi ukora ku kiyaga cya Tanganyika. Biroroshye ko bava Kalemi mu bwato mu meri banyuze muri Tanganyika bakaza n'ubundi Buvira. Yego yego birumvikana. Hanyuma Kinshasa nayo yabihakanye ivuga ko ibyo umuvugizi wa gisirikare General Major Sylvain Ekenge avuga ati barabeshya kuva na kera, kubeshya kwabo bibarimo biri no mu mitsi yabo. Ibyo turi kubona hagati y'impande zombi, amabaruwa tubona hagati y'impande zombi, ko karerekana ko hari igikorwa cyo kumvikana gishobora kuba cyarabayeho. Hari ikintu ndongera nkikubaze ko nyikubaza buri munsi rero sidacyumva. Hari ikintu twakitega muri aya masezerano turi kubona ibiri kuvuga na M23 ishinja Kinshasa, turi kubona Kinshasa ivuga ishinja M23. Ntabwo ari amasezerano, ni amahame nanjye mbikwibutse, ariko nanjye ndemeranya nawe kugeza amagingo ashingiye ku byo ndi kubona n'amaso yanjye n'ibyo ndi kumva mu binyamakuru bitandukanye. Biragoye kugira icyo twitega. Biragoye kugira ikintu twakitega kuri aya masezerano. Hanyuma muri M23 ho bimeze bituretse ibitero byo bari gukora ku butaka imbere, mu mbere bari gupanga iki, bari mu biki muri iyi minsi? Urabona agenda zaba ari izihe? Ikigaragara cyo nuko M23 yabanje kubahiriza amasezerano yarimo guproposwa, ariko ntekereza ko imaze kubona ko kuyageraho bigoye. Ariyo mpamvu navuga ngo yabeshe kamwe ihitamo kugumya kurwana. Yameshe kamwe. Ubu ngubu yarongera avuga uti turi kurwana, tugiye kwiga kurwana toward part end. Kuko umuntu navuga bafitanye amasezerano ntabwo ayubahiriza. Ni handi igihe nawe tuzagira amasezerano nzagezaho kuri YouTube yawe buri tariki 30 uzajya uba wampembye. Ubu ngubu niwo murongo bafashe. Yego. Kuri ubu ngubu hari quote ivuga ngo we have to begin with an end in a mind. Ni amahabiti y'abantu bari successful, bari nyine bageze ku ntego, no gutangira uzi icyo ushaka kugeraho. M23 yafashe inzira yo kurwana toward what end, kugira ngo bakompurishinga iki? Ntekereza ko mu byo bagomba kwakompurishinga harimo gukemura ikibazo cy'impunzi z'abakongomani baheze hanze bacyura. Aha harimo iziri hano ku butaka bw'u Rwanda, iziri Uganda, iziri Kenya, iziri Congo, abo twita IDPs, internally displaced people. Ibyo byose nibyo M23 yashaka kwachivinga, ndetse hakarengaho wenda no kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDL kwirukana. Yego. Hanyuma gukomeza kurwana se barafata kugeza icyo mbaza, byo birumvikana, byo biri muri agenda yabo, niwo murongo mugari bafite, no gucyura bene wabo no gutura mu bice bitekanye. Ariko se barongeraho santimetero kuri santimetero kugeza ryari? Kugeza hehe? Kugeza Kinshasa hari ahantu bafatiye umupaka bazavuga bati n'ikivuze epfo ebyiri tuzafata. Endi ni iyihe? Endi ikigaragara cyo endi result y'iyi ntambara ni Kinshasa. Kandi iyi endi ikazaba mbi cyane kuri Perezida Tshisekedi, kuko ibyo Perezida Tshisekedi atekereza uyu munsi ntabwo ari byo bizabaho. Burya iyo urebye neza ugashyiramo mu ishusho ugakamera neza ukajomera, narangiza nkaniyambaza ibyo tubona. Ugiye kunyiyama, nari ntegereje numve icyo nagukoreye. Nahiza nkaniyambaza ibyo tubona, strategy zari akanya, ntabwo M23 izagira Kinshasa i Rwanda.
bizabatungura kuko urugamba ruzatangira muri Kinshasa rutarurangira muri Kinshasa rwo gukuraho ingoma ya Tshisekedi gusa bahita bimika perezida aho ngaho. M23 izi infiltrate igere Kinshasa ari bishya afashe ishobora zakorana kuza na iturutse Congo FARDC. Brazzaville. Kwata ku mujyi Yego, uri uriya mujyi uburyo uzafatwamo ni ibintu bitunguranye cyane kuko ni ibintu bashobora kuzafata perezida Tshisekedi aryamye mu cyumba cyangwa bati byuka. Congo Brazzaville se abaha inzira tayibaha ni ikibazo cyose muri politiki. kandi ubuse wari uzi ko bashobora kurasa mu Rwanda bakigendera gutyo gusa byose bishobora muri politiki. bande bakarasa mu Rwanda bakigendera muri FARDC ku Gisenyi barasa cyagiye none se barigendeye se hari ababafashe ntabwo bafashe abaje mu Rwanda. Okay, ntabwo bafashe ariko bahungiye mu Rwanda bahungiye wenda ndavuga bakoze icyaha cyo kurasa bakicira abaturage bapfuye. Ni muri politiki nyine. So uwambwiye wari uzwi agakorera yataha yafatwa urazi ugakorera mu atazi ko yafatwa amateka. ariko hari ibintu biba biri likely, hari ibintu biba bihari bishoboka nyine. Nk'urugero nk'ubu ngubu nta kidashoboka muri politiki sibyo, ariko ubu ngubu ntabwo twakitega ko nk'urugero u Rwanda wenda ruvanga ingabo nk'uko Burundi bwatanze umusada, ndakumva bugaha ingabo leta ya Kinshasa ikaza kubafasha kurwanya M23. Nta kidashoboka muri politiki, ariko cyaba ari nk'igitangaza, yaba ari inkuru igiye kuvugwa ahantu hose. Twumvishe ngo hari batayo zingahe none se uretse za RDF zagiye gufasha FARDC mu kurwanya M23. Bivuze ngo hari abari scenario zitari likely, ntabwo hari mahirwe menshi yuko byaba. Congo Brazza tugendanye n'ukuntu yitwaye yaba mu matora yo muri Ekase u Rwanda rwivanamo bajya gusubiza ubutegetsi, bajya kukubwira ngo Kinshasa nigiye kuyobora, tunarebye kwa n'ibindi bikorwa byabayeho muri minsi uvuza u Rwanda ahanini ataruhuza na M23 n'imyanzuro iri kuba ifatirwa u Rwanda ishingiye kuri M23 imwe ku ruhando mpuzamahanga. Wakizera ko Brazzaville koko n'ukuntu ibintu bihagaze ubu ngubu baha inzira M23? politike ni ikintu kigoye cyane kandi kirakomeye. Ni nk'umukino wundi politike njya mwita umukino w'amahirwe, ni gambling, urusimbi. Niyo mpamvu idakinwa n'ubonetse wese. Politiki ikinwa n'umupolitisiye w'umuhanga niwe ukina politike nziza, ntazagire ukubeshya. Ntabwo umuntu wese yabyuka ngo ni umupolitisiye. Kuba umupolitisiye ubwabyo bifite aho bikomoka, ni ibintu umuntu avukana biriya. A leader is born is not made. Rero kujya gukina politiki ngo M23 yanyuze hariya Brazzaville ntabwo ari abana, ntabwo bajya kuvuga ngo yahanyuze. Afite uburyo byakorwa, si umugezi watandukanye, bafite uburyo babikoramo kandi n'umuntu aravuga. Ikindi ugomba kumenya kwataka kapitali, uriya mujyi wa Kinshasa urimo abaturage benshi, kandi abaturage barimo hariya bamwe muri bo abenshi ni abantu ba Kabila. Bari abasirikare ubona babi Kinshasa, bari aba special bambara ingofero zijya kuba meruni, bariya bose ni abantu bumva Kabila. Kabila rero kuba ari hariya bashobora no kureka M23 yawegera bakaroba wifatira bakavuga isetiva mu wiruke, byakomeye. Burizo ko no kubwamo butariko batafasha ura mujyi, baramubwira ati hunga, byakomeye, abana bari kuza bivanyemo n'abandi bagenda bashakira. Ariko hari ubwo bagerageje bwa kabiri ntibagerayo, bari bamaze kumenya amayeri yabo. Ubu ntayo bazi, aragoye ubu. Hanyuma kuri M23 nyirizina, uburyo M23 iri nuko iri kurwana muri uko kwegera Kinshasa banyuze Brazzaville, cyaba cyiza kuri bo ni ikihe? Ni ukuhirika Tshisekedi bakamufata amateka bakaba bamufunga, cyangwa dushobora kubona hari nk'isasu rimuriye Tshisekedi tukamubura? Simbihamya gutyo, kuko urambwira kugota Kinshasa no gukuraho Tshisekedi ni ukubikora gute? Kumufata amateka bakamufunga, cyangwa bamugeraho yatorotse, cyangwa bamurasa? Simpamya ko kumufata amateka byaba ari ibintu byoroshye. Burya perezida wa perezida hava akagera. Kumurasa ko nibyo byakoroha cyane, kuko ashobora no kuraswa n'abo bari kumwe, nk'uko Kabila Desire Pere buriya yarashwe n'umuntu bari kumwe.
ntabwo yarashwe na rubanda, yarashwe n'umwana wamurindaga. Na Kisekedi rero nawe bishobora kumera Rashid gutyo. ngo mwita Rashid, Caporal Rashid. Niwe wamurashe. Yaramubwiye Rashid mon fils, urangije koko, kuko ngo bamwitaga umwana nkari nk'umwana we. Rero na Kisekedi kuvuga ngo bamufata amatekwa se yaba ari umwana biragoye, kuko nawe erega bareba abazi aho bageze yahita acika akigendera. Ariko nanjye ntabwo wafata igihugu, nanjye biragoye, ntabwo wajya kumfatanya igihugu nk'iki kirimo, naba nagiye icyo cyo kumufata amatekwa cyo gikuremo. Igishoboka ni uko wenda yakwicwa n'abantu ari kumwe nabo, nabwo ntabwo yakwicwa no muri M23, ahubwo M23 yagurira abari kumwe nabo, aho birashoboka. Ariko se ukivuga abandi bantu bari kumwe, ko affaire ya Kabila yazimye, kera yaraje atanga ya speech yo kuvuga impamvu ubutegetsi bwa Tshisekedi bwananiwe, tumubona muri M23, tumubona i Goma, tumubona Rumangabo, ariko ibyo bigenda gake gake, kuri ubu ngubu nta kivugo. Where is he? Cyangwa nawe ahubwo niwe utabizi, aravuga yari Congo Brazzaville, ava yajya Senegal, yagarutse bari i Goma. Aho ubwo rero ungejejeyo. Kabila ari mu biki muri iyi minsi? Sumva ari gupanga iki, ari guteka iki? Urumva byanga bikunda, nimba asuye Congo Brazzaville agasura Senegal, ni mu rwego rwo gukomeza diplomasi, kugira ngo ihuriro rye cyangwa se nawe n'ishyaka rye naho ari bimere neza muri diplomasi. Urumva ko yagiye muri Senegal, ni ikikorera ko afite connection zo kujyayo, kujya kureba Sassou Nguesso, ni ikikorera ko afite connection zo kujyayo, kandi avuye i Goma, kandi Goma nta kigo kinini gihari. Bivuga ntabwo uri gupfa kwivugira, ufite Kagoma zawe zaguhaye amakuru, yabitunganyije ibyo ngibyo. Ukomoje kuri Sassou Nguesso ko na Kabila avuyeyo, umukanya urabivuze uvuga uti bashobora gutera baturutse Brazza, bivuze ngo ntabwo uri kukiganira. Nanjye rega naha nicaye mba ndi gusesengura, uvuze ba Sassou Nguesso kabiri, bivuze ngo bire gutegurwa. Hari byinshi biba bitegurwa, buriya muntu ntabwo agomba kureba, no kureba kukamenya bijya niyo bijya. Reka ngushimire cyane. Urakoze cyane bwana Abdul. Asante sana Innocent.